hagati y'imisozi isa n'ihorana umwotsi w'agahinda hari hatuye umukobwa witwaga Nyiransabimana. Yari umukobwa mwiza ariko ubwiza bwe ntibwari kugaragarira mu maso gusa. Yari afite umutima woroshye, agira impuhwe n'ubwenge bwatumaga abamuzi bose bamwubaha. Ababyeyi be bari abakene ariko bamwigishije ikintu kimwe kandi gikomeye cyane kuruta byose. Baramubwiye bati umutima mwiza urusha imitungo agaciro. Nyiransabimana yakuranye inzozi zo kuzagira urugo rwiza ruzira amakimbirane, urugo rufite urukundo n'icyubahiro. Yakuriye mu muryango ubabaye cyane kuko se yanywaga inzoga nyinshi bigatuma nyina arararira buri joro kandi akubitwa. Ibi byatumye yiyemeza ko ubuzima bwe buzaba butandukanye n'ubwo yakuriyemo. Burya koko baravuga ngo uwabonye ikibi niwe wirinda kongera kugisubiramo. Ibi nibyo yahoraga yivugisha kenshi. Umunsi umwe yagiye ku isoko. Nyiransabimana yahuriye n'umusore witwa Habimana. Uyu Habimana yari afite amagambo meza, inseko ituje n'ijwi ryumvikanaga nk'irivuga ukuri. Uyu Habimana yamutwaje ibyo yari avuye kugura aramuherekeza. Uwo munsi wabaye intangiriro y'urukundo atarazi ko ruzarangira maze rukaba inkuru y'amarira. Habimana yamusabye nimero ya telefone, atangira kumwandikira amagambo yuzuye amasezerano agira ati nzagukunda uko uri kose, nta wundi mukobwa nifuza atari wowe, ndetse n'andi magambo menshi. Nyiransabimana ntiyigeze ashidikanya. Yewe burya koko ijambo ryiza rirusha umutima inkingi. Yatekereje ko yabonye umugabo w'inzozi ze. Baganiraga buri munsi, bagaseka, bakarota ejo hazaza. Habimana yamubwiraga ko azamwubakira inzu nziza akamukura mu bukene bw'iwabo. Nyiransabimana atangira kumwiyegurira buhoro buhoro. Umutima we awushyira mu biganza by'undi muntu ari we Habimana. Nta munsi n'umwe yigeze atekereza ko urukundo rushobora guhinduka intwari izamubabaza ubuzima bwe. Baje gukundana byimazeyo, imiryango irabimenya ndetse n'ababyeyi ba Nyiransabimana barabimwemereye. Ariko se yamubwiye ati mukobwa wanjye jya witonda, si amagambo yose aba ari ukuri. Ayo magambo Nyiransabimana ntiyigeze yitaho, ariko umutima w'umukobwa ntiwumvaga inama. Arega ngo uwakunze ntiyumva uwanga. Nyiransabimana yumvaga ko Habimana ari we muti w'ibikomere bye byose. Nyuma y'igihe gito Nyiransabimana yatangiye kubona impinduka. Habimana yatangiye kubura, kumusubiza nabi, kumusuzugura, ndetse rimwe na rimwe akamubwira amagambo amutesha agaciro. Iyo yamubazaga impamvu, Habimana yaramubwiraga ati ni wowe utera ibi byose. Nyiransabimana yarariraga ariko akihanagura. Urukundo rusaba kwihangana, niko Nyiransabimana yatekerezaga. Ntiyigeze amenya ko hari aho kwihangana bihinduka kwiyangiriza. Umunsi umwe Habimana yamusabye kureka amashuri by'igihe gito maze akamusezeranya ko azamufasha. Nyiransabimana yarabyemeye, atazi ko ari gutanga ejo hazaza ku muntu utazamwubakira. Aha niho inkuru itangira guhinduka inzira y'umwijima. Nyiransabimana atangira kuba imbata y'urukundo rufite ububabare. Atinya gutakaza Habimana kuruta uko atinya gutakaza ubuzima bwe. Arega burya baravuga ngo uwakunze nabi ababara kabiri. Iyi niyo ntangiriro y'urugendo ruzamwigisha isomo rikomeye. Urukundo rutagufasha gukura, rugusenya buhoro buhoro. Ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Niba kandi utarakora subscribe, nyabuna ntugende utayikoze. Ufungure inzogera kuko bizagufasha kujya ubona inkuru zose byihuse. Kandi muri description urasangamo link. Iyi link igufasha kwinjira kuri channel ya WhatsApp, igufasha kubona inkuru nyinshi. Kanda kuri iyo link maze ukore follow. Ndabakunda cyane. Rise up and shine.